Ndabasuhuje cyane kandi mbahaye ikaze aho muri hose. Uyu munsi rero mbazaniye inkuru mpamo y'urukundo rw'umukobwa mwiza cyane witwa Rina. Ndakurarikira gukurikira iyi nkuru kuko urayikuramo amasomo menshi. Niba uri mushya kora subscribe, ukore share kugira ngo inkuru yacu igere kuri benshi. Muzajya mukurikira iyi nkuru mu byiciro. Kino ni igice cya mbere, muzakurikira n'igice cya kabiri. Rina ni umukobwa mwiza cyane w'inzobe yaka wagira ngo ni umumetisi. Mbese Rina ushobora kumureba ukamwibeshyaho. Afite ikimero cyiza, ateye neza, ni umukobwa ubona ko akunditse cyane. Ariko igitangaje ni uburyo Rina akunda apartment yabagamo kuko hahoraga ituze, nta kavuyo k'urusaku kaharangaga. Rina kandi yakundaga kwiganirira n'umukecuru bari baturanye kuko umukecuru yakundaga kumubwira amateka. Rina yanezezwaga cyane n'igihe yabaga agiye gukora ku bihangano bye kuko yari umunyabugeni. Rina yashushanyaga ibintu bitandukanye kandi byiza pe, ku buryo uwo ari we wese wabibonaga yifuzaga kubigura akabishyira mu nzu ye. Yumvaga bihagije, ubuzima bwe bwari bworoshye, anabukunda ko bwari bumeze kuko Rina uyu ntiyakundaga urusaku, yakundaga ahantu hatuje, ibintu bituje, abantu batuje. Iyo wabaga udatuje ntimwakundanaga. Gusa ariko ibintu byose byarahindutse ubwo umunsi umuturanyi mushya yimukiraga muri apartment yegeranye n'iyi. Muri iyo minsi Rina yabanje kumva urusaku, nuko aribaza ati ibyo se kandi ni ibiki? Ubu rusaku numva ni urw'ibiki koko? Gusa yumva ni urusaku rusa nk'ubw'ibintu bakururaga hasi, ndetse akomeza kumva n'intambwe z'abantu batari basanzwe baguma batambuka. Rina yarongurutse ku rugi rwe, abona umugabo muremure mwiza ufite imisatsi idasokoje y'ibara ry'umukara, mbese yari ameze nk'umuhinde, arimo gukurura igisanduku akijyana mu nzu. Ariko disi shenge, uyu musore yagaragaraga nk'umusore utaryamye. Rina byamwanze mu nda, nuko abaza umuturanyi we mushya ati ukeneye ubufasha? Yabivugaga arungurukira mu idirishya, byamucanze, afitemo akoba kavanze n'amasoni. Wa musore mwiza muremure mu kwereka Rina ko ibyo yamubwiye yabyumvishe, yarahindukiye aseka gake gake asa n'ufite isoni. Aramusubiza ati yego pe, nkeneye umuntu wamfasha kuko iki kintu kiraremereye cyane kurusha nuko nabitekerezaga. Urumva nakanga ubufasha bwawe koko? Nyuma y'uko umusore amubwiye gutyo, Rina yasohotse mu nzu ye, afata ku rundi ruhande rw'iyo sanduku, maze afasha uwo musore mwiza muremure kuyinjiza mu nzu ye. Inyuma yo kuyigeza mu nzu, uwo mugabo yariruhukije cyane kuko yarananiwe, nuko maze ashimira Rina cyane mu ijwi rituje kuko yari n'umusore ufite ijwi ryiza. Urakoze cyane Rina, iyo utaza sinari kuyigeza mu nzu pe. Burya nta wifasha kandi nta muntu wigira. Igihe cyose umuntu akenera ubufasha bwa mugenzi we. Urakoze rwose. Nuko Rina yumva ibyishimo n'ibinezaneza muri we mu mutima we, kubona umusore mwiza nk'uwo amubwira amagambo nk'ayo. Ndetse Rina yasubizanyije yikora ku ipantaro ye nziza cyane n'ubwibone bwinshi n'akanyamuneza. Aramubwira ati ntacyo bitwaye pe, kwimuka ndabizi biraruhije, niyo mpamvu nanjye nawe hano ngo mufashe.
nugira icyo ukenera wongere umuhamagare nta kibazo. Uyu musore wacu mwiza yasubije Rina muri aya magambo agira ati, ibyo uvuze koko ntubeshye pe, ubwo ningira ahandi hantu ndi bugukeneye ndaguhamagara kandi urabinyemereye. Gusa nitwa Jason. Rina nawe n'ibinezaneza byinshi ku mutima abwira Jason ati, nanjye nitwa Arina, mba mu nzu yegeranye n'iyawe. Rina yahise atangira kubaza ibibazo byinshi kuko bari bamaze kwibwirana. Nuko Rina aratangira ati, none se wari usanzwe uba muri uyu mujyi cyangwa uvuye kure? Ikibazo cya kabiri, none se ubundi waje gukora iki hano? Kuki wahisemo kuza kuba muri ino apartoma? Jason yamusubije yikora muri ya misatsi ye y'umukara cyane isa neza nubwo itari isokoje, ariko ukabona ni imisatsi myiza y'umukara imeze nk'iy'Abahinde. Jason ati, ndi umwanditsi wigenga ariko nari nkeneye guhindura aho nkorera, ubwo niyo mpamvu nimukiye hano. Natekerezaga ko guhindura umujyi n'aho mba byafasha mu kubona ibitekerezo bishya mu nkuru zanjye ndimo kwandika. Niyo mpamvu rero naje kuba muri no apartment kuko bandangiye bambwira ko ari ahantu hatuje cyane, kandi koko nanjye niko nabibonye, hari n'abantu beza. Rina maze yarashubijwe yumva koko ibibazo byose yabajije Jason yabisubije neza. Rina nk'umunyabugeni yahise yumva impamvu Jason yimukiye muri apartment yegeranye n'iyi, kuko yari azi uko bimeze kubona ibitekerezo bishya. Igihe ahantu hari urusaku biragora guhanga cyangwa se kwandika uri gushaka ibitekerezo. Nyuma Rina abwira Jason ati, ndabyumvishe, noneho uhaye ikaze muri iyi nzu. Njye mamaze igihe, ni ahantu hatuje heza, mbese ufite impano nk'iyo kwandika ibitekerezo byo birisukiranye. Kandi ikindi, nyir'inzu wacu ntarakaza, ni umuntu mwiza. Wihangane gusa ntugire ikintu upfumura, ntumwangirize inzu. Jason araseka cyane. Rina rwose nawe urasetse. Ntacyo ndi bwangize Rina, kandi urakoze kubwira inama disi. Nuko Rina yumva birahagije. Rina utarashakaga kumenya byinshi kuri uwo musore mwiza Jason yahise amusezera maze yisubirira mu nzu ye kwishushanyiriza mu by'ubugeni bwe, cyane ko Rina ibyishimo bye bya cyane byavaga mu bihangano ndetse no kumva inkuru. Niyo mpamvu yahise asezera Jason asubira muri apartment ye gukomeza akazi ke. Mu minsi yakurikiyeho Rina ntiyashoboraga kwirengagiza uburangare bwa Jason. Jason yari atandukanye n'abandi baturage. Uzi ko Jason atajyaga asukura ku nyubako ye kandi atajya akurikiza uburyo bw'imyitwarire busanzwe bw'inyubako. Jason yari umunyakavuyo. Jason yari umunyarusaku. Nuko niyo mpamvu atakurikizaga uburyo bw'imyitwarire bwari muri iyo karitsiye, muri iyo miturire yaho. Rina yajyaga akumva urusaku nijoro rw'ibikombe, amasahani cyangwa intebe. Muri make uwo musore yabonaga bombori mu nzu ye. Ibyo byateraga Rina kwibaza niba hari icyo aba yangije ari kwandika bikamucanga. Mu gihe Rina yabaga ari mu nzu ye yakekaga ko impamvu y'iyo bombori wenda hari aho bimucanze nuko akangiza ibintu. Umugoroba umwe ubwo Rina yari yicaye mu nzu ye arimo guteka icyayi, yagiye yumva urusaku rwumvikanaga nko gukomanga ku rugi rwe.
nuko arikanga. ayiwe icyo ni igiki? Nyuma aza kumva yumva n'uwakomangaga ku rugi rwe. Arahaguruka afite uburakari, akeneye kumenya umuntu ukomanga ku rugi rwe na disipurine nke bene ako kageni. Yarakinguye asanga ni Jason yarahagaze imbere y'umuryango. Jason akibona ukuntu Rina akinguye urugi arakaye, Jason avugana amasoni menshi, yikora mu ijosi, areba hirya no hino, areba hasi, yifuta mu misatsi. Nuko Jason ati, muraho, umbabarire kubaturaho urugi. Ndi mu kibazo cy'umushinga wanjye kandi nkeneye byihutirwa igitekerezo cyawe. Nzi ko ari ibintu bisanzwe, ariko waba wanyemerera ugasoma ibi. Rina uburakari ntiyamenya aho bugiye, gusa yabanje kuzuyaza. Ntiyahise yemera ibyo Jason yari ari kumusaba, kuko ntiyari umwanditsi, ahubwo Rina yari umunyabugeni. Ariko Jason mu ijwi rye ryumvikanaga nk'aho akeneye umuntu wo kumwumva ndetse no kumuba hafi no kumuha ubufasha. Rina yanze kumutenguha maze yikiriza buhoro ati, yego, ngaho bimpe ndabisoma. Nuko Jason yamuhaye impapuro. Nuko Jason yari afite impapuro z'umushinga yarimo akoraho. Izo mpapuro zari zifite paji 15. Bwira niba isobanutse. Izo nyandiko zari ziriho inkuru ngufi, gusa Jason yamubwiye asa nk'ufite ubwoba. Amubwira ati, mbwira niba iyo nkuru isobanutse cyangwa niba idafite aho ihurira. Rina aramusubiza ati, reka mbanze nyisome, ndaza kukubwira icyo gukora. Rina yafashe umwanya urenga isaha yose ari gusoma iyo nkuru. Gusa yari nziza, yari inkuru nziza cyane. Rina ari kuyisoma yaratunguwe kuko yari inkuru ikoranye ubuhanga, irimo ubushishozi ndetse n'ubwenge. Rina uko yasanze iyo nkuru imeze ntabwo ariko yabikekaga. Yasanze iryoshye kurenza uko yabitekerezaga. Iyo nkuru yavugaga umugabo wimukiye mu mujyi mushya, agasanga umuturanyi we ari umuzimu wo mu bihe bye by'ahahise. Hari ikintu cyari gikomeye kandi gishingiye ku mateka ye bwite, gifite ubuhanga ariko kituzuye neza. Rina mu nkuru yasomye yasanze hari ibintu bifite aho bihuriye n'ubuzima bwa Jason. Igihe yasubizaga Jason impapuro, yaramusekeye gato, mbese yaramwenyuye. Aramubwira ati, inkuru yawe ni nziza cyane, nayikunze. Bibaye byiza wazampa ikurikira. Rina ahise abwira Jason ati, ndumva uri kugana heza. Cyakoze ufite impano nziza y'ubuhanzi, ufite impano yo kwandika pe. Ahubwo ndumva ntategereza inkuru yindi uzanzanira ngo nsome. Amaso ya Jason yahise yaka acyumva amagambo meza Rina amubwiye. Byamwongereye imbaraga. Yarebaga neza yuzuye ibyishimo. Jason ati, ubu ni ukuri? Ese koko inkuru yanjye yakuryoheye? Inkuru yawe yanjyoheye ni ukuri. Numvaga itarangira. Iyo n'ibitekerezo byimbitse, irimo ubwenge, ubusesenguzi. Gusa gerageza gushyiramo imbaraga ku musozo, nta guhutiraho. Jason araseka. Nibyo rwose Rina, kuko nkwiye kubyitondera, nkabikora neza ntihuta, nkabikorana ubwitonzi kugira ngo bibe byiza, birusheho gukurura ababisoma.
maze guhera iryo joro ubucuti bwa Jason ndetse na Rina bwatangiye gukura. Jason yakomanga ku rugi rwa Rina igihe ahuye n'ikibazo cyangwa agize ibitotsi arimo kwandika, na Rina akajya amusaba ibitekerezo ku mashusho ye aherutse gushushanya. Mbese buri wese yabonaga ihumure mu kubana na mugenzi we, bahoraga bahana impano z'ubuhanzi bwabo. Umubano wakomeje kugenda. Muri iyo minsi Rina yatangiye kubona impinduka zoroheje muri we, akumva mu mutima we hari ikintu kirimo, akumva hari ukuntu ari kwiyumvamo Jason. Yatangiraga kwishimira gukomanga kwa Jason, byageze aho Rina yumva Jason yahora aza gukomanga ku rugi rwe. Rina na Jason bakomeza kumva basangira ibihe bituje, basangira ibitekerezo, basangira inkuru, byari ibirenze ubucuti. Nubwo nta n'umwe muri bo wabishyiraga mu magambo. Rina na Jason uko bari babanye byari ibirenze ubucuti, gusa bose byari biri mu mitima yabo, ntawari bwabibwira undi. Umugoroba umwe Rina yicaye ku rubaraza rw'inzu ye, Jason yaje bidasanzwe, ubona ko yahindutse. Jason ubwo aho yari yicaye atangira kwivugisha, atangira kwivugisha ati ahigima, avugana amaganya. Ubundi se naje hano kugira ngo mpishe amarangamutima yanjye, ariko ubundi ibi ni ibiki biri kumbaho? Ariko ndumva hari ikintu ntashoboye kubona ntagishaka. Ayo niyo magambo Jason yakomeje kwivugisha ku mutima we, amwe n'amwe akanayavuga agasohoka inyuma. Umutima wa Rina wahise uhagarara, ko Rina yarabyumvaga neza kuko yari yicaye hafi ya Jason. Gusa ariko Jason ntiyari azi ko Rina amwicaye hafi, nubwo we atamubonaga, yireberaga inzu ya Rina gusa. Jason yasaga nkaho afite icyo aje kubwira Rina, ariko abura imbaraga zo gutera intambwe yegera inzu ya Rina ngo amubwire ibyiyumviro biri ku mutima we. Mu gihe afashe icyemezo cyo kubwira Rina ibyiyumviro biri ku mutima we, humvikanye urusaku rukomeye mu nzu ya Jason. Rina nawe yari yicaye mu nzu yahise ahaguruka. Bose basa nkaho batunguwe no kumva urusaku rw'ibintu mu nzu ya Jason. Nuko Jason yiruka agana ku rugi. Jason avugana ubwoba bwinshi mu mutima we ndetse n'igihunga, ari nako yiruka ajya kureba ikibaye mu nzu ye. Ati, Rina, gumaho, ndagaruka vuba, wikwirirwa unkurikira, reka njye kureba ibibaye mu nzu iwanjye. Nuko Jason yinjiye mu nzu, amara akanya gato ahita agaruka. Ageze ku rugi. Iki cyari igice cya mbere cy'inkuru yacu. Niba wayikunze uduhe komenti, ukore na share kugira ngo igice kizakurikira ntikizagucike.